Yes, ijoro ryiza, ijoro ry'umugisha wowe mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Reka mwifurize kugenda ugira ibihe byiza. Iyi ikaba ari Imena TV, aho tuzaza tubasha kuba tugenda tukugezaho byinshi biri kugenda bivugwa yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho, yaba aya hano mu Rwanda ndetse n'ahandi, cyane cyane dore ko tugenda twibanda ku ikipe ya Rayon Sport. So ni Rayon Sport rero iri kugenda ivugwamo amakuru menshi cyane. Nyaboneka nyuma yaho imanuye abakinnyi bagiye batandukanye, dore ko ndetse hari n'undi mwataka mpuzamahanga uri mu nzira agana mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport nyaboneka ikaba navuga ko ubuyobozi buyobowe na Perezida Tade Twagirayezu ndetse na Muvunyi bakoze agashya muri iri joro. Gira ngo nimba mwarebye kuri thumbnail zanyu mwabonye imodoka iri mu birango by'ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni imwe mu modoka iraza kubigenda imanuka hano i Kigali, uraza kubugenda umenya ibyayo, ese iraturuka hehe. Dore ko iyi modoka y'ikipe ya Rayon Sport yagiye ivugwa mu mwaka washize cyane cyane muri phase retour ntiboneke, ariko ubu ngubu zandani ndazikuzaniye izijyanye n'iyi modoka. Nta kindi rero nyaboneka wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu. Mvuye kuri iyi modoka rero n'uburyo iri buze kugenda igera hano mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, ndaza guhita nkomereza mu yandi makuru avugwa hano mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yazaga kugenda itsinda ikipe ya Miloplast ibitego bigera kuri 3-0. Abasore nk'aba Adama Bagayogo bazaga kugenda bitwara neza. Umwe mu basore navuga ko bari muri forume z'inkweto, undi mwaka ntibize kugenda bitungurana, muje kugenda mumubona mu mikino imwe n'imwe agenda abanzamo. Turaza kuba tugenda tugaruka. Umutoza Lofty rero ejo aganira n'itangazamakuru nyaboneka yirinze kugenda apwetinga kuri bamwe bagendaga bavuga ku munyezama w'ikipe ya Rayon Sport ko yaba adashoboye, ariko nanone turaza kugenda tugaruka ku munyezama Kwizera Olivier ukomeje ibiganiro, dore ko uyu munsi nabwo yari yaje kugenda ahura n'ikipe ya Rayon Sport, bakaba bagize byinshi bagenda baganiraho. Byose mbigufitiye hano gatanu kuri gatanu. Nakubwiye ni nyaboneka nimba utaherukaga kugenda unkurikirana gatanu ku kandi, nyaboneka igihe ni iki ngiki rero ngo ugende ukanda subscribe, ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu, ubundi tujye dukomeza kuba tugenda twungurana byinshi biba bigiye bigezweho hano nk'ikipe ya Rayon Sport, dore ko nyaboneka amakuru aba ari menshi ari kugenda asohoka gatanu ku kandi. Mvuye ku mutoza w'ikipe ya Rayon Sport rero ndaza guhita ngenda ngaruka ku bijyanye na Rayon Day. Rayon Day ubu abafatanyabikorwa bazagenda baboneka kuri iyi Rayon Day cyangwa bazafatanya n'ikipe ya Rayon Sport kuba bagenda babrandinga ku kibuga ndetse no gutuma uyu munsi w'igikundiro ugenda neza, bakaba baramaze kugenda baboneka. Turaza kuba tugenda tugaruka ku mubare w'abamaze kugenda baboneka, dore ko nyaboneka ahangaha kampani ziteganyijwe ni kampani zigera muri 20 nizo ziri kupropozwa ko zazagenda zikoreshwa hano ku kibuga. Dore ko ikipe ya Rayon Sport itargeting ivuga iti kuri match y'ikipe ya APR FC twinjije miliyoni 150, ariko noneho iyi match y'ikipe ya Young Africans biroroshye cyane yuko tuzagenda twinjiza amafaranga atari munsi ya miliyoni 250 zaba nkeya nayo ngayo, ariko bakavuga ati why not hatava mu miliyoni 300. Nyaboneka iyi ni imwe muri target bari kugenda bavuga ko bagomba kugeraho
tageti iramutse igezweho yaba ari nziza cyane, kuko yazagenda ifasha ikipe ya Rayon Sport mu rugendo ifite rutoroshye cyane, dore ko uyu mwaka nyaboneka ikipe ya Rayon Sport iraza kuba irwana no kuba yareba yuko yasubira mu matsinda, nubwo ari urugendo ruba rutoroshye cyane. Ari nayo mpamvu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport basabwa gukomeza kugenda bakanda akanyenyeri, turaza kuba tugenda tugaruka kuri kode ngo babashe kuba bagenda basapotinga ikipe ya Rayon Sport muri ibi bikorwa byose navuga ko biba bitoroshye cyane. Reba rero ahantu ahanditse subscribe ugende urikanda, ubundi tujye twigenda twiganirira hano 5 kuri 5, dore ko nyaboneka ahangaha haba ari mu rugo, ntago nanatinya no kuvuga ko ari iwabo wa siporo hano kuri Imena TV. So nangira amakuru yacu rero ni hano mu isaro y'Inyanza, ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo nibwo ibiganiro avuga ko byazaga kugenda bitambuka, cyane byazaga kuba bigenda bihuza ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'umwe mu bafatanya bikorwa, bazaga kuba bagenda baganira cyane. Ikipe ya Rayon Sport mu minsi yashize, perezida w'ikipe ya Rayon Sport wa Twagirayezu Tade ndetse na Muvunyi, muribuka ko mu kwezi kwa mbere Fazare igiye gutangira, bari bahize yuko ikipe ya Rayon Sport igomba kugenda igaruka ifite bisi yayo iyitwara. Ibi ngibi ntabwo byaje kugenda bikunda rero, kubera ko mu kwezi kwa mbere bari bafite ibibazo byinshi bagombaga kugenda bahandoringa. Murabizi bimwe na bimwe twagiye tugenda tunabigarukaho, yemwe no kuba baravugaga ati ntago batangiye ikipe ntago ari yabo batangiranye, ariko ubu ngubu bakaba bavuga bati imodoka nyaboneka iraza kuba igenda iboneka. Amakuru angeraho nuko imodoka nshyashya ari imodoka izava mu Kagera Motors, aho bazagirana amasezerano n'Akagera bakagenda bayishyura bukeya nk'uko na mbere byari byaje kugenda bigera, ariko ku mafaranga ari buve muri Royal Day, dore ko batagetinga bakaba bavuga ko bagomba guhita bakuramo miliyoni zigera mu 150, hakaba ari nayo amafaranga Skol igomba kugenda ibafashamo yo ku ruhande ku bijyanye no kubona transport cyangwa se imodoka yaje ibafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi, apana ibyo kwirwa bakodesha, dore ko bavuga bati tumaze kugenda tuba ikipe y'ubukombe, ndetse no muri bimwe bagiye bagenda bigaho ubwo bajyaga mu gihugu cya Tanzania, aho bajyaga kuganira n'abayobozi b'ikipe ya Young Africans, bityo bakaba bavuga bati turaza kuba tugenda natwe tureba uburyo twagenda twisukuma tukaba twabasha kuba twagenda tugira imodoka yacu, kuko baravuga ati nimba tuvuga ngo turashaka kugurisha imigabane, iyi migabane kugira ngo ikizagire agaciro, nuko nabaza kuba bagenda bashaka iyi migabane basanga dufite bimwe mu bikorwa bikomeye cyane, ku buryo n'umunyamahanga wese waba wifuza kuinvestinga yabona ko atari ikipe yoroshye cyane, yaza akavuga ati ni ikipe ifite bisi yayo, ni ikipe tubona ko ifite abafana bari registre banga nuku, ni ikipe tubona ko ifite umurongo uhamye, kandi twifuza kuba twagenda dushoramo amafaranga. Ibi bikaba ari nabyo rero bituma ikipe ya Rayon Sport ivuga iti tugiye gushyiraho umurongo ntakuka cyangwa se umurongo fatizo, ku buryo n'undi wese yaturuka ahari hose yagenda aturuka, twagenda tumwereka structure y'uburyo ibintu byacu byubatsemo, kugira ngo nawe abe interested yo kuba yashoramo amafaranga hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ibi rero bikaba ari bimwe mu masomo akomeye cyane ikipe ya Rayon Sport abayobozi bayo bavuga bati twakuye mu gihugu cya Tanzania, kuko ikipe ya Yanga ni imwe mu makipe ameze neza muri aka karere ndetse na hano ku mugabane wa Afurika, adasiba mu matsinda, kandi ibi bihe turimo nayo yabiciyemo, kuko muribuka
ikipe ya Rayon Sport za 2017 rwose Yanga yaje hano i Kigali ibyo yahaboneye, ndetse n'ikipe ya Rayon Sport yanayitsindiye mu gihugu cya Tanzania mu mikino ya Confederation Cup. Ubwo abantu benshi bahita bakurura ikipe ya Rayon Sport ijya mu matsinda. Uyu mugabo Muvunyi n'ubundi akaba ari nawe wari perezida wayo, ahavuga ati nyaboneka rero nimba ibingibi ari uko bimeze, turaza kuba tugenda none turushaho kuba twakubaka ikintu gikomeye cyane. So iyi modoka rero bikaba bivugwa ko Akagera ikipe ya Rayon Sport izagenda nayo ikamamaza, dore ko no kuri Rayon Day Akagera Motors kazaba gahari cyane rwose. Bakaba bazagenda bashyiramo miliyoni zigera muri 65 hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ntibize no kugenda bibatangaza, Rwandeya tuza kugenda tuyibona nk'umufatanya bikorwa mushya n'ikipe ya Rayon Sport, uzafasha ikipe ya Rayon Sport kuba yagenda ibona amatike yazabasha kuba agenda ayerekeza mu bihugu izagenda ikinamo imikino ya CAF Confederation Cup. Ibi ni bimwe rero biri kugenda bitegurwa cyane cyane kuko ibiganiro byarabaye. Rwandeya ikaba nibiramuka bikunze ikaba nayo izahita ishyiraho amafaranga agera muri miliyoni zigera ku 100 ndetse n'amatike kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibashe kuba yagenda ibona iyi modoka. Ubona ko iyi modoka ikipe ya Rayon Sport iteganya ko amafaranga azagenda yishyurwa azagenda ava hagati y'abafatanyabikorwa, yaba iyi Rwanda yaba ari kugenda bategura, ndetse n'aba bafatanyabikorwa bayo nk'abafana muri rusange, ndetse hakaza no kuba bavuga ati amafaranga azagenda ava muri Rayon Day. Bakaba ari icyo kintu bavuga ati kizashoboka cyabasha kuba kigenda kiva muri ibi byose. Ubu rero iki modoka ikaba yamaze kugenda ngiterwa amarangi, igisigaye no kuba bagenda bayereka abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. So mvuye anga kandi reka mpite nyarukira mu ikipe ndani. Ni ikipe ya Rayon Sport rero ku munsi w'ejo yazaga kugenda ikina match, yakinaga match n'ikipe ya Miroplast, ikipe ya Mironko, aho Rayon Sport yaje gutsinda ibitego 3-0. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport baje kugenda babona match yagendaga igice cya kabiri. Navuga ni ikipe ya Rayon Sport abasore nk'aba Adama Bagayogo, abasore nk'aba Porcishinjijazi waje no gutanga pass yavuyemo igitego. Ubona ko ari umwe mu basore bameze neza kandi bazatanga akazi uyu mwaka. Bazaga kugenda batsinda aba basore b'ikipe ya Mironko ibitego 3-0. Umutoza Lofty yaje kugenda atangaza amagambo akomeye cyane avuga ati ese abantu mwirwa mu judginga bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport mutigize mubabona bakina na match nimwe, ese ibi bintu mubasha kuba mwabihuza gute cyangwa se mubikurahe nyaboneka? So ibi rero bigahita bihura no kuba abantu benshi barakunze kugenda bakritika umwe mu banyezama b'ikipe ya Rayon Sport, ariko nanone abantu benshi bakaba bavuga bati ikipe ya Rayon Sport uyu munyezama nyaboneka ntagenda tuyobya nk'uko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagiye babibona, dore ko uyu ari umwe mu batoza bakunze kugenda bafata bimwe mu byemezo rwose abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagenda bibazaho byinshi cyane, dore ko ari umwe mu bantu bakiraga bamwe mu bagabo akazi, dore ko n'umutoza ikipe ya Rayon Sport yazanye nyaboneka uyu nguyu batagenda bumvikana. So ikipe ya Rayon Sport rero ku biganiro nka Kwizera Olivier, ahantu navuga ko ibiganiro bigeze, Kwizera Olivier ni umwe mu banyezama bakumbuye kuba bagaruka mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ni umwe mu banyezama aramutse asinye hano mu ikipe ya Rayon Sport byoroshye cyane yuko yagaruka mu ikipe y'igihugu Amavubi, kuko nabo bakinisha nyaboneka ntago barushizama Kwizera Olivier. Hataje mu cya kintu cyo ko aba yivangira nyine na za discipline ziwe nyine ziba zigererwa ku mashyi. Uyu musore Kwizera Olivier ni umwe mu banyezama bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, rwose twakwishimira ko twagenda twongera kugenda tumubona hano mu ikipe y'igihugu Amavubi. So
Kwizera Olivier rero ibiganiro bikaba bigikomeje hagati y'ikipe ya Rayon Sport nawe, aho uyu musore yafungiye ku mushahara w'ibihumbi 2 ndetse na miliyoni zigera kuri 15 ikipe ya Rayon Sport yagenda imuha Alokiritoma, ariko k'uyu munsi akaba yaje kugenda ahura n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bumuporopoza ko bwamuha umushahara wa miliyoni 1 y'amanyarwanda, pana kuba bwagenda buyamuha n'amafaranga y'amadolari nk'uko nawe agenda ayifuza. Ibi rero bikaba ari byo byaje kugenda, ariko ikipe ya Rayon Sport yaje kugenda imuporopoza, aravuga ati reka ngende mbitekerezeho, nzagenda mbabwira ibisubizo nyuma. So ubwo rero natwe nk'icyo tubereyeho nyine turaza kuba tugenda tugaruka ku by'iyi transfer, dore ko tuyifite 5-5, ari nako nyaboneka mukeba w'ikipe ya Rayon Sport nawe yazaga kugenda akina Ishyorongi, aho yakinaga na Gasogi United, agenda atsinda ibitego bigera kuri 4-0. Abasore nk'aba Shehe Watara, mwe mu basore ubona ko uyu mwaka rwose badakunze kugenda barekura, yazaga kugenda ateramo ibitego, dore ko umusore nk'aba Mamadusi baje kugenda batsinda ba William batsindaga. So navuga nti ari iyi match nayo yari imeze neza cyane. Reka ngushimire nyaboneka wowe muntu wakanze subscribe, ariko nimba utarakanda subscribe, reba hano handitse ijambo subscribe, ugenda urikanda, ubundi tujye tubana 5-5 hano mu makuru yacu abagiye agezweho hano kuri Kumena TV. Reka nyaboneka mwifurize kugenda ugira weekend nziza, dore ko turi no kugenda tuyisoza muri uyu mugoroba. Navuga ko